Yesu nashimwe bantu b'Imana, ndabegereje mu izina rya Yesu Kristo. Dushimye Imana ko yaturinze tukatugeza uyu mwanya turi amahoro, izina ryayo rihabwa icyubahiro, kandi tuboneka imbere y'Imana turi abakiranutsi kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mfashe uyu mwanya ku itariki 27 ngira ngo z'ukwezi kwa 9, umwaka ni nkaho urimo kugenda ugana ku musozo, ndetse na kuno kwezi kwa 9 ni nkaho kwarangiye. Iminsi 3 irabura kugira ngo kurangire ukwezi kwa 9, twinjire mu kwezi kwa 10, kuzaba kubura amezi 2 kugira ngo umwaka urangire wa 2025 twinjira 2026. Nk'uko bisanzwe tugira amasengesho ngaruka kwezi y'iminsi 3. Mfashe umwanya wo kugira ngo nse nk'ubikomozaho umwanya mutoya, ntabwo turaza gutinda, ahubwo ni umwanya mfashe kugira ngo duse nkawe komozaho aya masengesho y'iminsi 3. Mbere yuko rero tubivugaho gatoya, reka dusenga Imana. Uwiteka umuremyi wacu, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Ushimye ko waturinze twese mu bihugu bitandukanye duherereyemo, ubugingo bwacu ni buzima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwinginga kugira ngo umwanya nk'uyu nguyu kuganira ku magambo y'Imana uze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese aba afite intambara n'ibigeragezo bimugose, yifuza ko Imana yamurokora ikabimuvanamo. Turasenze kugira ngo buri muntu Uwiteka nk'uko agushaka aba ari kumwiyereka. Nibyo byifuzo byacu. Urakoze kuri Imana kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana rero ibaho umugisha. Tugutumiye amasengesho y'ukwezi kwa 10 y'iminsi 3, azatangira kuwa 3 n'itariki ya mbere, tuyasoze kuwa 6. Haleluya. Ni isengesho yo gusenya ibitambo bya Satani, kuyobya umugambi wa Satani ku buzima bwacu, ndetse no kurinda ubuzima bwacu muri zimera z'umwaka. Ni amasengesho yo gusenya ibicaniro by'amaraso cyangwa se amafaranga yatambwe cyangwa se atambwa ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. No gutangaza umugambi Imana ku buzima bwacu, no gutangaza umutekano mu mwuka wuzuye muri zimera z'umwaka. Uzazubane natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Zaburi 118 murongo wa 7 ngo sinzapfa ahubwo nzarama, nekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Mujya mubibona mu mpera z'umwaka, urumva mu mpera z'umwaka abantu bakunda kujya mu bintu by'ibyishimo, ibirori, kurya, kunywa, nubwo dusanzwe tubikora, ariko nyine muri iyo minsi biriyongera cyane, kuko ibihugu bya Amerika, by'i Burayi, amafaranga agenda mu minsi mukuru ateye ubwoba. Amashanyarazi, ingeze kumva ikigereranyo kera kuri Radio Rwanda bavuga amashanyarazi bacana mu minsi mikuru muri bihugu by'i Burayi, amafaranga bahagaze, bayaguhaye waba uri umukire uteye ubwoba. So rero mu minsi mikuru aba ari ikintu cy'umwihariko, abantu babarya, banywa, ibintu byose bishimye cyane. Nubwo bamwe bavuga ngo ni Noheli, bishimiye Noheli, bandi ati umwaka warangiye, abadayimoni aho ngaho nyine niho binjirira, ugasanga hari ibintu byinshi bangije mu isi y'umwuka cyangwa ku buzima bw'abantu. Ubundi ugasanga mu isi ya shitani barimo barakenyura abantu benshi, barimo barica abantu benshi. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 10:10 ngo Satani yaje kwica kwe no kurimbura. Ugasanga Satani arimo arica abantu benshi mu mpera z'umwaka. Abarozi barimo baratanga ibitambo kugira ngo bahabwe imbaraga nshyashya zo kuzakora umwaka ugiye kuza. Yego, ibyo twagiye tugenda duhura nabyo. Ugasanga barimo baratanga ibitambo ngo by'imbaraga nshyashya byo guhabwa imbaraga zo gukora mu mwaka ugiye kuza.
ugasanga barimo baratanga ibitambo biza gutyo kugira ngo bakomeze kwambara imbaraga ndetse n'imihigo yabo ibashe kuba yagerwaho. Baba baragiye bahigira Satani, umwaka ugiye kurangira rero usanga hari akavuyo kameze gutyo k'iminsi mikuru. Abantu bari muri ibyo byose ugasanga dayimoni ziratwinjiriye niho zidufatiye. Ariko twebwe intego y'amasengesho yacu y'ukwezi kwa 10 ni ugusenya ibitambo bya Satani, kuyobya imigambi yo ku buzima bwacu ndetse no kurinda ubuzima bwacu mu mwuka ndetse no mu mubiri muri izi mpera z'umwaka. Haleluya. Abacamanza 6:15-26 Gideyoni yasenye ibicaniro bya Bali, ibicaniro bya se, arabisenya arabisandaza. Haleluya. Natwe tuzatuma turasenya ibicaniro bya Bali, turimo turasandaza buri kintu cyose ku buzima bwacu. Abakolosayi 2:15 ngo kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Kuri 14 ihanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Inzandiko zagiye zandikwa uyu mwaka cyangwa mu myaka itambutse ku buzima bwacu, izi nzandiko zigomba kubambwa ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo. Ngizo nzandiko Yesu azidukuzaho kuzibamba ku musaraba. Inzandiko zikurega Imana izibambe ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Imana ya Yesu Kristo yanyaze abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Muri ubusa ni ikintu gikomeye kubw'imbaraga z'umusaraba Yesu Kristo. Muri izi mpera z'umwaka rero izo nzandiko zose, ibyo bintu byose bikenyura abantu, ibyo bintu byose bibi bya mu mpera z'umwaka, tubere maso imiryango yacu, itorero, tubere maso igihugu, tubere maso sosiyete, vuba dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dufite isezerano riri muri Zaburi 118:17 nayo yabwiye ngo sinzapfa nzajya gute nzarama nekerereza abantu imirimo Uwiteka agize gute, imirimo Uwiteka yakoze. Ibyo bicaniro rero by'amaraso n'amafaranga byatambwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibivaneho ku bw'amasengesho tugiye gusenga. Imana izasoza umugambi wayo ku buzima bwawe, kandi Imana izashyira uburinzi bukomeye ku muryango wawe na bene wacu bose muri izi mpera z'umwaka mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Ngira ngo mwabyumvishe, kandi n'amasengesho dusanzwe dukora azatangira ku wa 3 ku tariki ya 1 z'ukwezi kwa 10, asoze ku wa 4 ku wa 6 ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 saa 9 z'ijoro nibwo tuba turi live turimo turasenga, ndetse na saa 2 z'ijoro na saa 9 z'amanywa tubonye umwanya turasenga. Tuba turi gusengera iki? Ibyifuzo by'umwihariko abantu baba bafite banditse ku giti cyabo, ndetse n'ibi tuba twafashe muri rusange byo gusenga, dusengera abo bantu online live, dukubita hasi ibyo bicaniro ku bw'itorero, ku bw'igihugu, ku abantu ku giti cyacu bwa sosiyete mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nubishobora uzasenga, kuko mu gusenga kwawe uzamera nk'aho ari wowe witeguriye amasengesho, nubwo tuzagufasha gusenga. Hanyuma usenge, uhanure, ugire ibyo uhanura mu mwaka ugiye kuza wa 2026. Hanyuma usenye ibyo Satani yagambiriye byose kuza bwawe uyu mwaka utararangira. Uyobye umugambi wa Satani mu izina rya Yesu Kristo, maze utebutse umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hanyuma tuba twiyiriza ubusa amasaha yose, uretse ku mugoroba saa 12 ufata igikombe cy'igikoma, umugati umwe, sandwich cyangwa 2, kugira ngo abandi bari ku kazi bakomeze bagira gute basenge nabo, n'abandi bagwara igifu, bamwe baba bari ku miti, babandi bonsa, nuko kugira ngo ibintu bigende neza. Ndumva ari icyo. Ikindi kwiyiriza ubusa ntabwo ari ikintu gikomeye cyane
twavuga ko kigize amasengesho. Umuntu hari ibintu byinshi yigomwa iyo yirije ubusa byinshi cyane yigomwa kugira ngo Imana ibashe kujya abashe kujyana ubusabane n'Imana, abashe kujyana connection n'Imana. So aya masengesho nyagutumiyemo azaba ari amasengesho y'imbaraga. Imana izahanagura inzandiko z'imihango zikurega, izibambe ku musaraba, izikure kuza bwawe, izibambe ku musaraba, izivuge hejuru, inyaga abatware n'abafite ubushobozi bakurwanyaga, ibahemure ku mugaragaro, ibivuge hejuru kubw'umusaraba. Mbera nka Dediyoni ukwezi kwa 10, usenye ibicaniro bya Bali, imana zase yazisenye Dediyoni. Bacamanza 3:25. Watire kutazapfa ahubwo uzarama mu izina rya Yesu Kristo. Usenye ibicaniro by'amafaranga, amadolari, amanyarwanda, amarundi, amapawundi, amayero, ibicaniro by'amaraso byagiye bitangwa ku bana bacu, ku miryango yacu, kugira ngo hakunde bamere uko bameze bitari byiza. Mu izina rya Yesu Kristo tuzaba tukubwira Imana ngo Mana kuraho ibyo birego byose. Haleluya. Ahari ibyo bitambo bisimbuzwe n'igitambo gikomeye cy'amaraso Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nago turenza, nago dukoresha umwanya munini, karakano kameze nk'agatangazo. Zaburi 4:9 aravuga ngo tuzaturiya badusinzire twiziguye kuko Uwiteka ari we uduha kuba amahoro. Tugiye gusenga rero, dusaba Imana uburinzi. Imana ikomeze irinde ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu bw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikuvaneho ibiteye ubwoba bya nijoro mu izina rya Yesu. Imana ikuvaneho ibiteye ubwoba bya nijoro. Imana ikugire neza, Imana ikwiteho kubw'amaraso Yesu Kristo Umunyanazareti. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere wakomeza hasi, uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana niringira, kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. 4 azakubundikiza amoya ye, kandi azajya ahungira munsi y'amababa yawe. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. 5 igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. 6 cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbuka gutsemba ku manywa y'ihangu. 7 abana ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abana inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. 8 uzaberebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. 9 kuko ari wo buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. 10 nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Aya ni amasezerano y'abakristo, y'abantu bizera bakizera ijambo ry'Imana. Aya ni amasezerano. Dushobora kuba tugiye kuryama tukabwira Imana ngo Mwami, Zaburi ya 91 umurongo wa 10 haranditswe ngo kuko nta kibi kizanzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryanjye. Ihema ryawe ni inzu ubamo. Ukabwira Imana ngo Mana undinde ntihagire icyago cyangwa se iyi mugiga, imyambi igenda nijoro niyegere ihema ryanjye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, usumba byose umbere ubuturo, umbere igihome kinkingira, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abantu baba baguhagurukiye ukabwira Imana ngo Mana, Zaburi 1:7 haranditse ngo abantu igihumbi bazagwa iruhande rwanjye, abantu inzovu bazagwa iburyo bwanjye, ariko ibyo bagambiriye ntabwo bizagutera ntibizangeraho. Aya ni amasezerano y'Imana. Reka dusenge. Uwiteka umuremyi wa byose, Imana ikomeye, Uwera wa Isiraheli, turagushimye. Utwibukije amasezerano, ibiteye ubwoba bya nijoro ntacyo bizadutwara. Imyambi igenda nijoro y'umwijima n'igenda ku manywa ntacyo izadutwara, kuko Uwiteka ari wowe utubundikiye. Uba mu rwisho rwawe azahama mu gicucu cy'amababa yawe.
Uwiteka uri ubuhungiro bwacu, uri igihome kidukingira, uri Imana twiringira, niwo dukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, niwo tubundikiza amababa yawe, ni wowe buhungiro bwacu, niwe murava wacu, niwe ngabo y'icyuma idukingira, ngo biteye ubwoba ntibizatugeraho, niko ijambo ryawe ritubwiye. Twizeye ibyo ngibyo Uwiteka Mwami, twizeye ko ari wowe uturinda uko bwije n'uko bukeye. Turasengera abantu bagira ibitero bya nijoro, ushyire uburinzi ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Twembi utugire neza, utugirire imbabazi. Dusengeye buri muntu wese Uwiteka ugukeneye muri uyu mugoroba kugira ngo umwereke umugenderere. Abafite ibyifuzo bitandukanye, harimo n'abarwayi Uwiteka ubakize, bafite ibyifuzo by'imiryango Uwiteka ubatabare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Utubere igihome kirekire gikingira ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu. Tubisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Amen. Imana ibahe umugisha bene Data, Imana ibagire neza. Amasengesho tuyagutumiyemo gusenya ibitambo bya Satani no kuyobya umugambi wa Satani ku buzima bwacu no kurinda ubuzima bwacu bw'umwuka muri izi mpera z'umwaka ndetse n'ubw'umubiri, gusenya ibicaniro by'amaraso y'amafaranga byatambwe ku buzima bwacu bibaye vuba cyangwa se byarabaye kera, ubundi tuzagatangaza umugambi w'Imana ku buzima bwacu n'umutekano wuzuye ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Inzandiko zikurega Abakolosayi 15, Yesu Kristo yiteguye kuzikuraho nanone, akazibamba ku musaraba, akazivuga hejuru kubw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Duhinduke nka Dediyone, dusenye ibicaniro bya Bali. Ntabwo tuzapfa, tuzarama, dutekerereze abantu imirimo itangaza Uwiteka ajya akora. Imana rero ikuzigame, Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Reka tuze guhura amasengesho ya saa 9 z'ijoro. Uwiteka aguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Kanda subscribe, kanda like, habanditse like udukurikira ubwa mbere kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Shalom. Iyo nibutse aho wankuye, ndeba aho wangejeje, sinabasha kubyumva. Urukundo rwawe ni rwiza, muri byose wankomeje. Warandinze, warantabaye, ubu ndi hano nshima, mpamya ko uri Imana nzima. Ndagushima Mwami Yesu, wakoze ibikomeye, urukundo rwawe rurahagije. Ndagusingiza ubudahwema, wandemeye umunezero. Ndagusingiza Data mwiza, ntiwigeze umvaho. Urukundo rwawe ntagereranywa. Ubukwe bwacu ni igitangaza, wabaye umusingi wacu. Ndagushima Mwami, waduhaye umugisha uramba. Ndagushima Mwami Yesu, wakoze ibikomeye, urukundo rwawe rurahagije. Ndagusingiza ubudahwema. Ndagushima Mwami Yesu, wakoze ibikomeye, Mwami we, urukundo rwawe rurahagije. Ndagusingiza ubudahwema, wandemeye umunezero. Ndagusingiza Data mwiza, ntiwigeze umvaho. Urukundo rwawe ntagereranywa. Ubukwe bwacu ni igitangaza, wabaye umusingi wacu. Ndagushima Mwami, waduhaye umugisha uramba. Ndagushima Mwami Yesu, wakoze ibikomeye, urukundo rwawe rurahagije.
ndagusingiza ubudahwema ibyo wankoreye sinzabyibagirwa ubuzima bwanjye n'ubwo we mwami nzakuramya iteka ryose ndagusingiza ndagushima mwami Yesu we wakoze ibikomeye mwami we urukundo rwawe rurahagije ndagusingiza ubudahwema ndagushima mwami Yesu we wakoze ibikomeye wiwe urukundo rwawe rurahagije ndagusingiza